impagarike igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza. Reka mbasuhuze nabibutsa ko tukiri mu rugamba rwo kurwanya igwingira. Uyu munsi turi mu karere ka Huye aho tugiye kumva uko bari mu mujisho mu rugamba rutoroshye rwo kurirandura. Giye mugiye kubana Ndemiliyene Kayitesi. Aka karere ka Huye mu mwaka wa 2015 kari ku gipimo cy'igwingira kiri kuri 42.1%. Mu mwaka wa 2020 kagera kuri 29.2%. Naho muri 2025 kageze kuri 27.1%. No kuvuga ko bagabanijeho 2.1% mu myaka 5. Nubwo batagabanije cyane ariko bafite udushya bari gukoresha kugira ngo bazagere ku ntego bihaye bafatanije n'abaturage. Muri utu dushya harimo igicumbi cy'imikurire y'umwana. Twerekeje mu murenge wa Karama nimwumva uko bakora. Nitwa Nyiranziza Rina, abantu mu karere ka Huye, umurenge wa Karama. Gahunda y'ibi bicumbi itaratangira, ababyeyi ntabwo twari duhinduye n'imyumvire kubera ko bamwe ntibari bazi gutegura neza indyo yuzuye y'abana, ariko kuva iki gicumbi cyatangira ababyeyi bahuguwe mu gutegura indyo yuzuye y'abana, duhugurwa mu myitwarire ko umubyeyi yakwitwara mu isuku, gutegura uturima tw'urugo tw'imbuto. Ibyo byose twabyigiye mu gicumbi, kuko kuva igicumbi cy'imikurire y'abana cyatangira muri uyu mudugudu wacu nta mwana uri mu mirire mibi. Tumaze kwizigama amafaranga angana n'ibihumbi 874. Twasanze ari ngombwa ko buri mubyeyi yakorora inkoko itera amagi. Abana nabo twabashyize mu marerero, abo bana nabo tubatekera indyo yuzuye rimwe mu cyumweru. Igicumbi nacyo gikora rimwe mu cyumweru. Ubu buri mubyeyi uri muri iki gicumbi cy'imikurire y'abana icyizere afite akarima k'imboga. Nk'uko twatetse indyo yuzuye tubikora dukoresheje iryo tsinda. Buri wese afite inkoko. Abagore batwite tubana mu gicumbi cy'imikurire y'abana. Nabo muri uko kurya indyo yuzuye iyo tugaburira abana nabo babyeyi batwite bararya. Nitwa Ingabire Rufosine, ntuye mu murenge wa Karama. Ntaraza mu bandi babyeyi, umwana wanjye yari yanavukanye n'ibiro bikenya rwose, ariko none aho naziye tugafatanya n'abandi babyeyi tugateka indyo yuzuye ariyongera. Benshi nitwari tuzi n'isuka, ariko ubu ngubu urabona ko dukeye. Haguze inkoko buri mubyeyi wese, kandi ntazo twagiraga. Hari ukuntu n'umuntu yajyaga ateka rega ntamenye no guteka, ukaba ubifite ariko ntumenye no kubiteka. Ntabwo nshobora kurwaza imirire mibi rwose. Hararangiye. Nsanzimana Patrick, nkaba ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Karama. Hano mu gicumbi cyo nigiyemo nuko amafaranga twabashije kuyegeranyiriza hamwe bikamfasha kugura inkoko. Umwana yaharirwaga umugore, ariko namenye yuko umwana ari w'ababyeyi twese. Twaravuye ku rwego rwo kugura inkoko gusa, tukaba tugeze ku rwego rwo kugura ingurube, dufite n'intego yuko tuzagira no ku nka zitanga umukamo. Iyo tuguma muri ya myumvire ntabwo nari kubasha guhinduka n'umuryango wanjye. None se muyobozi, mugiye gukora iki kugira ngo mugabanyeho akarenze 2.1%? Nitwa Kankesha Nosiata, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Mbere y'ibihumbi 2020 twari turi kuri 42.2% mu gipimo cy'igwingira ry'abana. 2020 turamanuka tugera kuri 29. 2025 twagabanutseho 2.7. Dufite gahunda nziza rero ituma bishoboka. Dufite gahunda ya hehe n'igwingira, hari gahunda y'igicumbi cy'imikurire y'abana. Ni igisubizo kuko umubyeyi niwe ubyikorera. Uri umubyeyi araduha urugo, kajyamo ababyeyi 15, umubyeyi utwite, umubyeyi ufite umwana wonka, ufite umwana uri munsi y'imyaka 2. Ibikorwa byose bakabyigishwa, bagahabwa amahugurwa, bagasigara babyikorera ariko bafatanyije. Hari gahunda yo kwibyazamo udushya, umurima w'imboga, ari amakoperative ababyeyi bajyamo, hari inkoko ababyeyi bahana, kuko twabonye yuko umwana gwingira gitangira gusama. Dufite urugamba turimo turwana rukomeye cyane rwo kurwanya igwingira ry'abana, n'ibyo kurwanya ubukene mu baturage. Umwangavu araterwa inda akayihisha, yayihishe abyara umwana ufite ibibazo. Uko dukumira ubukene mu baturage bacu, uko twigisha abagore bageze igihe cyo kubyara, tubijyanane.
mureke tube dusubikiye aha mbibutsa ko uru rugamba ari urwa buri wese kugira ngo u Rwanda ruzagere ku ntego rwihaye rwo kurandura imirire mibi n'igwingira ku kigero cya 15% mu mwaka w'2029, ariko birasaba imbaraga z'abayobozi cyane cyane inzego z'ibanze gukomeza kwigisha no gufasha abaturage guhindura imyumvire. Ngiye mwari kumwe Ndemiliyene Kayitesi. Impagarike, igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza.